Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 19 Mata 2026 hibutswe abagize jenoside ndetse bishwe nabi cyane mu mwaka w'1994 bishwe bagatabwa mu mugezi w'Akagera. Uyu muhango wari uyobowe n'abayobozi mu nzego zitandukanye nkuru z'igihugu, aho hagarutswe muri amwe mu mateka yabazije jenoside bo muri aka gace, aho bamwe mu batangabuhamya bari bahereye muri iki gikorwa bavuze yuko abishwe muri icyo gihe bishwe nabi cyane, aho bamwe batemagurwaga abandi bakicwa nabi cyane bakajugunywa mu mazi maze ingona zikabarya izuba riva. Bamwe mu batangabuhamya kandi mu marangamutima menshi bagomeje batangaza yuko ibi byose byabababaje cyane cyane abari bakiriho barokotse, bamwe na bamwe bagafatwa n'amarangamutima hafi no kurira ndetse n'abandi bakarira byeruye, aho batangazaga ubuhamya bw'ibyo biboneye n'amaso yabo mu mwaka w'1994. Nk'umwe mu basaza b'abatangabuhamya bari bahari yatangaje yuko yiboneye abantu bakimbagura nk'imitumba maze bakanaga mu mazi, ingona ikabasamira mu kirere, ingona zikabahererekanya zibakina umupira ukagira ngo nta gapira ziri gukina. Abari bahari muri icyo gihe mu marangamutima nimba mutima rwose zibabaye cyane, ku munsi w'ejo batanze ubuhamya ndetse banababaye cyane, bameze nk'aho rwose basubiye muri ibyo bihe bya kera. Uyu mugezi w'Akagera uzahora uzirikanwa ndetse no kubika amateka y'abatutsi b'inzirakarengane bawujugunywemo maze bakibagirana, bigatera intimba ababo muri iyi si cyangwa se muri ubu buzima. Birababaza gupfusha umuntu cyangwa se kubura umuntu wawe, ariko bibabaza kurushaho iyo ubuze n'umubiri we byibura ngo umushyingure mu cyubahiro. Ni nayo mpamvu bamwe mu baturage bahereye muri aka gace bari mu gahinda gakomeye cyane nyuma y'imyaka nyagatekera ishize jenoside yakorewe abatutsi irangiye cyangwa se ihagaritswe, ariko na n'uyu munsi none bakaba bagishengurwa no kuba batarabona imibiri y'ababo ngo bayishyingure. Biragoye cyane kuba umubiri w'umuntu watabwa mu mazi cyangwa se mu mugezi atemba ngo uwubone, biragoye cyane. Niyo mpamvu buri mwaka tariki yo kwibuka cyangwa se mu bihe byo kwibuka by'ibyunamo hano hazirikanwa nk'urwibutso, cyane ko muri aka gace hashyizwe urwibutso hafi n'aya mazi, aho n'ubundi hagiye hakorerwa ibikorwa by'ubwicanyi butarimo ibikorwa bya kimuntu habe na gato. Buri mwaka rero hazirikanwa abatutsi barenga 1000 bahaguye bakasiga ubuzima bwabo bazira uko bavutse. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi ntato yasoreje hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, ni muri mushyashya. Nitwa Ize Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire.